Mu gihe turi gusoza umwaka w'ibihumbi 2025 umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame asohoye ubutumwa bugenewe ingabo z'u Rwanda kubw'umuhate n'imirimo bakorera abaturarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, by'umwihariko yaba inshingano bafite mu gihugu cy'u Rwanda kurinda ubusugire bw'u Rwanda ndetse n'ubutumwa bakomeje kugenda bagira mu bihugu bitandukanye bya Afurika, nk'uko tugiye kubagezaho ubutumwa bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Twize cyane rero ubutumwa bufite umutwe ugira uti ubutumwa bwo gusoza umwaka butanzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu z'u Rwanda RDF, Kigali kwa 29 Ukuboza 2025. Yatangiye agira ati basirikare bakuru, abasirikare b'igitsina gabo n'igitsina gore bo mu ngabo z'igihugu z'u Rwanda RDF n'izindi nzego z'umutekano, mu gihe dusoza undi mwaka mboneyeho uyu mwanya wo kubashimira byimazeyo ku murimo mwiza mukora, ubwitange n'ubunyamwuga bwanyu bikomeje kurinda indangagaciro n'umutekano by'igihugu cyacu. Mu bihe by'ibigeragezo n'imbogamizi abagabo n'abagore bo mu ngabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano bakomeje kugaragaza umurava udasanzwe, haba hano mu gihugu ndetse no mu butumwa bakorera hanze yacyo. Imbere mu gihugu kuba maso kwanyu kudacogora birinda abaturage bacu, bikabungabunga ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu kandi bigashyigikira ubusugire n'ubwigenge bwacu bwa buri munsi. Hanze y'igihugu mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku mugabane wa Afurika mukomeje gusohoza indahiro yacu y'ingenzi yo kurengera ubuzima bwa muntu mukoresheje ubushobozi bwose, ubumenyi bwose n'ubushake budatezuka. Kubera kwiyemeza kwanyu guhuriweho, u Rwanda rukomeje kwishimira amahoro n'ituze igihugu cyacu kimaze kugera ku iterambere rigaragara mu nzego zitandukanye, kandi abanyarwanda bashimira umusanzu wanyu wabafashije gukorera no kwiteza imbere mu muryango utekanye kandi uhamye. Nk'uko nabivuze mbere, ingabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano uyu munsi nizo ngabo nigeze kwifuza kugira. Muri uyu mwaka mwakomeje gukura no kuba inkingi y'ubumwe bw'igihugu, icyubahiro n'imbaraga, mushoboye kurengera inyungu z'igihugu mu gihe mukomeza kubahiriza amahame yo hejuru n'ubunyangamugayo n'urukundo rw'igihugu. Mu gihe twinjira mu mwaka mushya, ndabasaba gukomeza uwo murongo no gukomeza gushyira imbere indangagaciro z'abanyangamugayo no kuryozwa inshingano biranga ingabo zacu. Dukomeze kuba maso kandi twitegure guhangana n'ibibazo bishya by'umutekano mu gihe dukomeza gukorera hamwe icyerekezo gihuriweho cy'u Rwanda rufite umutekano, ruteye imbere kandi rufite ubumwe. Ndashimira by'umwihariko abari mu butumwa kure y'imiryango yabo batabashije kuyisanga muri ibi bihe by'iminsi mikuru. Turazirikana byimazeyo ibitambo byanyu n'iby'imiryango yanyu, ubutwari bwanyu, kwihangana n'ubwitange budacogora bituma twese twirata kuba abanyarwanda. Ku miryango yabuze ababo bari mu murimo, ndabunamira igitambo cyanyu kandi mbizeza ko tuzahora tubari hafi. Mu izina ry'abanyarwanda bose, guverinoma n'umuryango wanjye bwite, mbagejejeho indamukanyo zanjye mwe n'imiryango yanyu, mbifuriza iminsi mikuru myiza n'umwaka mushya uzira imbogamizi kandi uhesheje imigisha. Mukomeze gukorera igihugu cyanyu mu cyubahiro kandi ibitambo byanyu bizahore byemerwa kandi byubahirizwa. Murakoze ku murimo wanyu. Ngira ngo murabwumva rero ubutumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame agejeje ku ngabo z'u Rwanda, akaba ari ubutumwa bukubiyemo ibintu byinshi nk'uko mubyiyumviye. Natwe nka Pilot News TV tukaba dukomeje kwishimira ingabo z'u Rwanda, ingabo dufite zikomeje kuduhesha ishema kandi zikomeje gutuma igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugira umutekano uhamye, iterambere ry'u Rwanda rigakomeza kujya mbere, kandi tukaba twunze mu rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Murakoze, reka dukomeze n'ubutumwa n'ubundi bwatanzwe na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ariko reka nsoreze kuri ibi ngibi. Icya mbere
muri rusange nagira ngo mbashimire ibyo byinshi bikorwa bituma n'igihugu kigera aho kigeze no muri izo ntambara zose no mu biki bigomba kuba hari byinshi byiza dukora igihe ntabona nkatwarwa n'ibibi mbona bitwangiriza ariko ubu ndabibashimiye mu nzego nshaka gushimira zindi inzego z'umutekano uburinzi umutekano muri rusange zose RDF Rwanda National Police security rundi rwego aba bantu ibyo bakora bakorera igihugu cyacu twese sinavuga ko mfite byinshi birenze ibyo bakora mbasaba barabyujuje bishyire mu rurimi rw'amahanga these forces of ours are the forces I have always wished to have. ariko noneho navuga ku baturage abaturage mureba u Rwanda dufite dukiniramo tugira ibyo tubakora byose sinzi ko hari igihugu gifite abaturage beza nk'abacu impamvu ndayikubwira urebye aho tuvuye muri politike y'amacakubiri genocide ariko tukaba tugeze aho abaturage bari hamwe n'isi yose yirirwa ibashaka kongera kubasubizaho buriya ahantu hambere hananiye aba navugaga bo hanze bashaka kudusenya bashatse ukuntu bazana mu banyarwanda kongera kubatandukanya ngo bajye mu mwiryane abaturage barabananira